uburyo nahuye na Airtel bwa mbere dutangira gukorana hari muri 2020 itangira before covid ngirirwa umugisha wo kuganira n'umwe mu nshuti zanjye wo muri Red Team anyemera ko baza kubana natwe. Iyo concert twakoze Butare yari imwe muri concert nziza twakoze muri iki gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi rero tumaze imyaka 3 duteranya abantu barenga 10,000 buri mwaka muri BK Arena muri series za concert twise Icyambu. Ubu tugeze ku Cyambu ya 4 and turashima cyane Red Team Airtel ko yemeye nanone gukomezanya natwe. Bakomeje kuba mu myaka yashize, umwaka ushize twarabanye, ariko uyu mwaka baje bari special, baje bari buzuye bose, baje babirimo 100%, and we are so grateful. Numugisha kandi ndatumira n'abanyarwanda bose kugira ngo bazaze tubane tariki 25 z'ukwezi kwa 12 nzaba ndi kumwe na Red Team Airtel. Imana ibamugisha, murakoze cyane. Usually I hold the microphone with my hands, but this one is new. Thank you. I'm so glad today to be here, and I want to start by thanking Airtel, the Red Team. You guys are amazing. And I want to start by telling a story of how I met the Red Team first. I remember it was in 2020 beginning. I had a concert in Huye, the campus. So a friend of mine, we talked. I was telling him about the concert. He was like, we can come with you to the concert. I thought it was something simple until it happened. Then we had the best concert, one of the best concerts of my time for sure. And then, since then we became friends, we became partners till now, till today. So I'm happy to be part of your team, and may this keep continue, So what a privilege, what an honor to be chosen by you. I'm just representing a few artists who love what you do, and you have always been supporting the music industry in Rwanda, and now you came to the side of the gospel. It doesn't happen a lot, but this is such a great opportunity for us, and I would say I can't wait to see what's going to happen. For the Icyambu, we have been gathering almost 10,000 people every year for the past 3 years, and Airtel, the Red Team, has always been with us, and this time is going to be amazing, even way better. So we can't wait for the grand finale on 25th December, and I invite everyone to come. Join me, join the Red Team, join Airtel, and we shall have a great time. Thank you so much. Yes, Mkinyarwanda? Okay. Narimo mvuga? Turashaka kugira ngo utange message ku baturage, ku banyarwanda, ubabwire ubutumwa kuri iyi partnership yawe ndetse na Airtel, ndetse n'ibyo mubategurira kugira ngo bibe clear, kugira ngo abaturage babashe kubimenya neza, Israel Mbonyi na Airtel, kugira ngo bibe clear. Murakoze cyane. Impamvu ntabaye specific nuko ibyo mfitanye gukorana na Airtel ari byinshi cyane. So iyo uri muri ambassading ikintu, urahagarira ikintu, harimo details ubivuze bisaba umwanya munini cyane. So that's why my partnership with Airtel ishingiye cyane kuri series z'Icyambu. To break it to you, dufite tour tuzazenguruka ahantu hatandukanye, tuzajyana na Airtel. Tuzatangira mu Cyambu 4 muri BK Arena, nyuma yaho kuri New Year dufite gukora Gisenyi dusoza umwaka, nyuma yaho dufite no kujya n'ahandi. So muri izo concert zose tuba turi na Red Team. Airtel niyo izabiri kumwe natwe tumenyesha abanyarwanda product zitandukanye Airtel ifite. Iyo niyo partnership dufitanye muri make, nubwo ari yagutse. Murakoze cyane. Tuvi concert ijyanye na business, abakozi bawe urababwira cyangwa nibibaza urabasobanurira iki ko uyu munsi igitaramo cyawe kigana muri business?
icya kabiri ubona ari izihe mpamvu Airtel yifuje ko mukorana, niki wumva kiri special kuguhitamo wowe? ni ubwa mbere ngiye gukora business Igitaramo kijyanye na company zikora business. oya ubushize twari turi kumwe na Airtel n'ubundi umwaka ushize nanone Airtel twari turi kumwe barabapatsi naba ntabwo ari ubwa mbere tugiye gukora na Airtel, so this is the inshuro ya kane actually, so ntabwo ari ubwa mbere rero urumva nibisa nta wabyibazaho baba badushyigikiye. Bimwe mu ntego za Airtel ni ugushyigikira local artist, so I'm the local artist. Nanjye rero n'umugisha, one of their priorities to support local artist. I am a local artist, so I'm happy to be a part of this. And kuba bampisemo n'umugisha, maybe no kuba babonye ko icyambu kijyanye na initiative nabo bafite bahitamo ko twakorana. Maybe bantangireho ariko n'abandi nabo bazakomeza. So ntabwo ari ubwa mbere nkoranye na Airtel, nta n'uwabyibazaho. And anybody else who wifuza gusupportinga ibyo dukora nta wamusubiza inyuma, n'umugisha. Yes, I need them, nabo barankeneye, so a partnership. Ikibazo nshaka kubaza n'ubundi mugenzi wanjye yaragikomejeho mu cyongereza, ariko ndashaka utubwire Israel niwe mbaza icyambu hari eshatu zabanje uno mwaka ni uwuhe mwihariko uhari, ni akahe gashya utegurira abakunzi ba Airtel n'abanyarwanda muri rusange? Kugira ngo igishya uburemye ushaka kuvuga wenda mvuge ngo ikintu kidasanzwe, so nkikubwiye wenda nabamenye ibanga, ariko ikintu cyiza navuga nuko ubu ngubu iyi ni cyambu ya kane, bivuze ngo ngewe na team yanjye tumaze kumenya gutegura birushijeho uko twari dusanzwe dutegura, tumaze kumenyera gutegura ibitaramo, bimaze kuba byiza kurushaho. And we have a new album. Iyo album tuzayiririmba indirimbo nshyashya, urumva rero dufitemo ibishya byinshi, indirimbo ubwazo ni nshyashya, dufitemo n'imiteguro idasanzwe nk'uko twari dusanzwe dukora, twarahinduyemo gatoya. Yego, so abantu rero bagomba kwitegura kugira umunezero no kugira ibihe byiza muri rusange.